Mwongeye kwirirwa nk'uko twabibonye muri session yabanje, twabonye ko iyo tumaze gufungura Solidwork tumaze kubona ino screen, hano tuba dufite ibice bitandatu by'ingenzi. Hano muri toolbar, hano niho dushobora kuba twaza tukaba twashakira amakomande cyangwa se uburyo dushobora kuba twapodatinga ibintu turi bwifashishe. Urugero hano muri file niho tubonera uburyo dushobora kuzabona ya file new kugira tubone band, okay, cyangwa se muri file tukaba dushobora kuba twayifashisha turi gusevinga igishushanyo twamaze gushushanya. Urabona ko byandi twarashushanyije biraza bikisevinga hano hasi. Urugero nka table, hano niyo twashushanyije, okay, tukayikansoringa discard ko tutakeneye kuyisevinga bitewe nuko twari tuyifite. Noneho hano tuza muri aka kapariti kari hano, naho dushobora naho ku browsinga cyangwa se tukopeninga bya bipariti twasevinze. Ubundi hano murabona ko biba birimo, hakaza hano dushobora kuba twaza tukaza muri option. Hano tuba tugiye kwifashisha dushaka gukora uburyo ki twaba twabona ama properties za dimension, za annotation, cyangwa se tukaza muri table or details, aho dushobora kuba twabona cosmetic thread cyangwa se amafiliere. Tuno dupariti dusanga hano muri toolbar even, dushobora gusanga muri edit, editing sketch, view twayibona, insert, aho dushobora gusanga ama feature command, base command, cut, feature pattern na mirror na sheet metal na mold metal. Even twakoresha na 3D sketch tubisanga muri insert. Hano muri tool niho dushobora gusanga za sketch entities. Urugero murabona ko ama entities y'ama sketch hano twayabona, sketch tools ayo twakwifashisha twishanya, n'ama sketch setting or even images. Ibi rero n'ubundi iyo dushaka tubya updating ara muri hano muri command manager, okay. So tukaza window, bitwereka ya window dukoresha imeze ite cyangwa igaragara gute. Ibi nibyo dusanga muri tool manager. Iyo tuvuye muri tool manager tuza hano ku gipariti cya hano aricyo kiduha hano command manager. Command manager hano itwereka ese twakoresha iyi feature sketch, tugakoresha sheet metal, weld metal. Ibi rero nta nibyo twabonye ko tubibona dukanze hano. Ushobora gushiraho gakanda right click, then ukaza ugahitamo kimwe muri bino. Iyo gikiritseho uhita ucapodatinga ukagishira hano kuri command manager. Noneho hano muri feature dushobora kuba twakora extruding boss base, twongera thickness ya igishushanyo tugiye gukora. Twaza muri revolve boss base. Izi command manager zose tuzagenda tuzibona uko zikoreshwa. So noneho tuje hano tuza kuco bita feature command cyangwa se task pan. Iyi task pan ushobora kutwereka se muri feature command manager ese dushobora kubonamo sensor, annotation, metal component property. Dushobora kumenya se ya method dukoresha ni bwoko ki, right click, edit material, akaba twereka ubwoko bwa material ziri. Noneho niho tuza tugafata types of projection cyangwa se niyihe angle turi gushanya. Why can use cyangwa se twakoresha front plane, top plane. Urabona ko hano yitizaho twakoresha right plane cyangwa se muri origin. Tubisanga mu cyo bita feature command. Na after feature command tuza tukagira igipariti bita task pan. Yo ibiri hano ku side, nuko hano iyi version yabaye nk'iyo rotation, ariko kenshi dore ngiye hano hasi izamutse hano nitwereka ahandi harimo za library aho dushaka gusacingamo pariti yabaye saved. Hano tugira ico bita user command. User command idufasha kuba twakora zoom cyangwa se twazoominga igipariti twashanyije, na hano tukagikatinga, okay. Hano tukarebera muri isometric, tukaza muri isometric cyangwa se ari isometric tugakoresha Ctrl+7. Hano tukabona ese igishushanyo dushaka kukibona mu buryo bwa line. Hano kuri lineate tukaba twabonamo plane, just creation of plane cyangwa se axis. Iyo dushobora kuba twakora temporal axis. Noneho hiya naho dushobora kuba twahindurira colors.
hano murabona ko hari amakureri atandukanye twahitamo bitewe n'iki na kureri dukeneye. So tukazamo hano white, ushaka kureba plain white, ushaka kudufasha guhindura, tugendeyemo hano, ushaka kudufasha guhindura hano ese tuza turi gushushanyamo iri kugaragara gute. Urugero tugiye plain white, murabona ko ihindutse umweru cyane. Okay, ubwo rero na session ikurikira tubasha kubona neza uburyo ki noneho twashushanya sketch cyangwa se twareba status of the sketch or dimension z'ukuntu dushobora kuba twashyira kuri ya sketch yacu n'ukuntu dushobora kuba twayishushanya ikaza imeze neza. Ubwo rero nabakangurira kuza gukurikira session ikurikira kugira bize kudufasha kuba twabona uburyo ki twakora izo sketch zitandukanye. Murakoze na